Umukobwa yubitse umutwe amara amasaha menshi cyane atekereza ku buzima bwe. Umwanzuro wa nyuma yagezeho wari uwo kwerekeza ku manga ndende yari yibutse ngo ajye kwijugunyamo. Iyo manga yari mu ishyamba rinini cyane. Kuyigera avuye aho ishyamba ritangirira ariko agenda iminota nka 30. Yahagurutse uko yari yambaye agakabutura gato kageze hejuru y'amavi n'igipira kinini cyendaga kukarenga, agenda atanabanje kwireba mu maso nk'uko yabikoraga buri munsi yabaga agiye kugira ahajya. Ibitekerezo bye byari byashyushye cyane ku buryo ibyo gutekereza kuba atakwiyahura bitari kumukundira. Yavuye mu rugo ntiyanyura mu nzira nyabagendwa, agenda amanukira mu bisambu. Nyuma y'iminota 20 agera ku ishyamba. Yakomeje kugenda yerekeza kuri iyo manga. Nyuma y'iminota 28 abagezeyo. Gusa imanga yibonaga nko muri metero 10 imbere ye. Yatangiye gutekereza ati ubuse ngende ndebe muri iriya manga curikemo umutwe cyangwa mve hano niruka mpite nsimbuka. Yarebye hirya no hino ngo arebe ko nta muntu wamubona, hanyuma abone kwiruka yapfutse amaso ngo yisange yamaze kumanuka mu manga kera. Yakuyemo wa mupira asigara yambaye akenda k'imbere k'abakobwa. Uwo mupira yaragiye kuwambira mu maso maze akagenda yiruka cyane akaza kugera mu manga atazi igihe yagereyemo. We yari kugenda agana mu cyerekezo cy'aho imanga iherereye akinagayo, kandi yarabizi neza ko naramuka ananyira akahagwa biraba birangiye nta kundi kubaho. Ntabwo yari yiteguye kuza kugwamo ngo wenda akomereke gusa atapfa. Yamaze gukuramo umupira urambura neza, yawihambirije mu maso arahaguruka agenda yiruka atareba imbere. Mu kwiruka kwe yateye intambwe 2 gusa, kubw'amahirwe ye make aranyerera agwa hasi. Umupira yari yahambiriye mu maso urahambuka, ntiyari yakageze mu manga. Umutwe warazengereye cyane bidasanzwe, arivugisha tubuko ko iyo nkubita umutwe kwibuye ngapfa aho kugira ngo numve uburibwe bwose. Yagumye kuryama hasi uko yaraguye abanje agahanga, abanza kurukaho gato kuko yumvaga ahise ananirwa. Gahunda yo yari yo kwiyahura nta gihindutse akipfira. Mu gihe yaragikomeje kuryama hasi, nyuma byapfundutse isura yari yonyine iri ku mupira, yumvise ruguru agati kari gukaka wagira ngo kari kuvunika. Yagize ubwoba akeka ko ari umuntu uri kuza, ariguka areba aho ijwi ryaturukaga, atungurwa no kubona ari umusore wimanitse mu mugozi. Uwo musore nawe nta minota 10 yarahamaze aje kwiyahura aho ngaho. Mu gihe umukobwa yazaga akabanza kuzinga umupira, niko n'umusore yari ari kuzirika umugozi mu gati karaho yabonaga ko gakomeye, ariko kari kamutengushye gatangiye kuvunika. Aho yiyahuriraga hari hafi y'imanga ku buryo agati kari kumara guturika kakaba kagwa hasi n'ubundi agahita amanuka mu manga. Umukobwa yagize ngo ari kurota, ntiyizera ko ibyo ari kubonesha amaso ari ukuri. Umutwe wamuryaga kubera kugwa hasi wahise ukira, ahaguruka yihuta ngo ajye gutabara umusore. Umusore yari akijya mu mugozi yazamuye amaboko ari gukora ku ijosi kuko wamuryaga. Nubwo bwose yari aje kwiyahura bikunze abishaka, umugozi uramuniga akazamura amaboko ngo yoroshye uburibwe, ariko ugakomeza kurwana nawo. Agati k'indakatsi yari yimanitsemo nako kagakomeza gukaka nk'akagiye gutoreka. Kari kigonze cyane, amaguru atari kugera hasi. Umukobwa yiruka cyane yamugeze imbere amuterura amaguru kuko yari hafi kugera hasi, habura nka metero 1 gusa. Aho bari bahagaze naho imanga yari iri hari harimo nka metero 2 gusa. Iyo umusore aramuka aguye hasi akareba n'abakanyerera, nabwo ari gushushukana nako gata akagwa muri iyo manga. Umukobwa yamufashe amaguru amuzamura hejuru asakuza cyane, aramubwira ati kuramo umugozi uvane mu ijosi. Kubera ko agati kigondaga bitewe n'ibiro byinshi by'umusore, umukobwa akimufata amaguru agasa nk'umuzamura, agati nako kisubiriye hejuru, umugozi ukomeza kumukanyaga cyane. Yatangiye kuzunguza amaguru umukobwa yari afashe, umukobwa agira ubwoba. Umusore yari atangiye gupfa. Umukobwa w'icyari cyamuzanye yari amaze kukibagirwa ari gutekereza ukuntu yaramira uwo musore. Yaratekereje yibuka ko yaje kwiyahura koko, maze afata umwanzuro yumvaga ko urimo ubusazi. Yaribwiye ati ngiye kuzamuka kuri aka gati nubwo bwose kari kuvunika. Ninkurira kakavunika, amahirwe yacu nuko karahita katumanura mu manga twese tugapfa. Reka ngerageze nkurire kamanuke kurushaho, niba ari amahirwe y'uyu musore ko yarokorwa nanjye ari buze gukandagira hasi atapfa. Yari ku uyu musore agati karongera karigonda, ariko kaguma ahantu hamwe harimo nka metero yose. Umukobwa yahise agapanda arurira agakomeza gukaka. Yaruriye agati karaturika ariko ntikacika neza. Umusore yarakizirikanye nako ku buryo amavi yafashe hasi agati kagakomeza kunagana hejuru gato. Imbaraga zari zatangiye kubura ku buryo kuzamura amaboko ngo yihambure byamunaniye. Umukobwa yaje yiruka ahambura igipira yari yakoresheje yiyahura, ariko abikora amufashe ukuboko kuko yabonaga natusha agatamanuka muri iyo manga agapfa. Yamuhambuye yishingikirije ku gati kari hepfo yagakandagiyeho neza ngo atanyerera, amukura umugozi mu ijosi amukurura amwigiza haraguru y'imanga. Bari bari hafi yayo neza kandi bari bazi ko kuyirebamo ubwabyo byashoboraga gutera umuntu guta ubwenge akisanga yaguyemo. Umukobwa akimukuramo yariruhukije amwitegereza neza ukuntu yari ameze, aramuvugisha. Umusore abanza gukorora aracira kurura umwuka, abaza umukobwa turinde uvuye he, kuki waje muri iri shyamba, kuki umbujije kwiyahura ngo mpfe. Umukobwa aseka ati wowe ntabwo washakaga gupfa, ahubwo nshimira ndagutabaye. Ni ibiki byakongoje kwishyira mu mugozi kandi hano hari imanga uri kwinagamo ugapfa udateraguje, none wari utangiye kurashya uri kurwana no kwikura mu mugozi. Umusore ati numvaga ndi kuribwa cyane, iyo mbimenye nari kwinaga mu manga. Niho nari naje nagambiriye, nuko natekereje nkuka ko hari abantu bahanyereye bakagoma hasi ntibapfe.
bakabakuramo bakomeretse cyane bakabajyana mu bitaro bakongera kuba bazima. Impamvu nahisemo kwiyahuza umugozi ni uko navuze nti wenda ndaba mbizi neza ko ndi bupfe aho kwinaga mu manga nkeka ko ndi burokoke. Umukobwa ati sha keretse nyine ubwo igihe cyo gupfa kitageze urebe ko ninaga mu ndi burokoke ndi bupfe, ni gute wakwinaga muri iyi manga ukarokoka? Abo wumvise baguyemo bakarokoka ntabwo bari baje kwiyahura, njye nicyo cyanzanye uzabaho ubuhamya. Umusore ati warasaze ariko ubundi kuki waje muri iri shyamba wambaye nk'indaya? Umukobwa tutanuka se kandi urabona nambaye nk'indaya? Si wowe unyereje simba namaze kwipfira? Nari naje nambaye umupira nuko nawuzinze nkawambara mu maso ngiye kwinaga mu manga nareba nkanyerera ugahambuka naza kugutabara nkawusiga, singuye hano inyuma. Umusore yarawurebye yitsa umutima yongera gukora ku ijosi arivugisha ati ariko abantu biyahuza umugozi bapfa nabi kabisa, uzi ko umwuka wari uheze mu ijosi uzi ukuntu ari kundya. Umukobwa yamusetse yongera kwambara umupira aramubwira ati wowe nta mwiyahuza ukurimo, ngiye kukwereka ukuntu turi bwiyahure neza, dufatane amaboko tugende twiruka twinagemo. Umusore turakomeje nawe ati ntiwaje hano uje kwiyahura? Umusore ati yego. Umukobwa ati njye nitwa Tara, wowe witwa nde? Umusore ati nitwa Brad. Tara ariko se Brad tutabeshyanye ufite impamvu yumvikana yo kwiyahura? Wasanga wowe nta mahirwe ubifitemo kuko bwa mbere biranze ngukuye mu mugozi, urakeka ko bwa kabiri uri buze kurokoka, ahubwo ndeka niyahure njyenyine. Brad ati wiyahure wenyine se? Ni ikihe kibazo ufite uri kumva ko cyaruta icy'abandi ku buryo wakwiyahura wenyine? Uzi ko usetsa? Tara yamuhaye ibiganza aramubwira ati mfunga mu maso tugende ugeze ku manga, wowe urahagarara inyuma mfate mu maso tugende tugere ku manga uhita unsunika. Nawe niba ufite gahunda yo kwiyahura uraza kubikurikirana umaze kubona ukuntu ndamanukamo. Iyo manga bari baje kwiyahuraho yari ndende cyane, aho hantu hirya no hino hari amabuye manini y'ibitare, urutare rumwe rwari hakurya urundi ruri hakuno ari binini cyane bidasanzwe. Ibyo bitare byari byarasigaye bishinyitse hejuru, itaka ryari ririho ryaratwawe n'amasuri. Hagati yabyo amazi yari yarakushumiye cyane ku buryo hagiye hakamera nabi. Ikindi kandi aho hari ku musozi wari muremure cyane bihagije abantu bo muri ako gace ubwabo bawutinya. Aho kuri iyo manga ho hari hateye ubwoba kurushaho kuko umuntu yahagararaga haraguru yarebamo akazengerera. Noneho hasi aho yagarukiraga hari hariyo umugezi utemba, ikintu cyanukaga kuri iyo manga cyisangaga mu mazi. na Tara niko byari kugenda ari kwisanga mu mazi. Yamaze kumvisha Brad ko agomba kumufasha akiyahura. Brad aramubwira turikunda pe, ubu buribwe ndi kumva mu mihogo bwakabaye bwakize, none we haye ibyo kuntabara nkura mu mugozi ntarapfa, urumva ari njye wakore ko kwiyahura kandi njye wambujije? Tara ati mfasha nk'uko nagufashije, wowe urupfu rwakwanze bivuze ko ukeneye kubaho, nagufashije gusubirana ubuzima bwawe, ngero uri kumpamagara cyane, mfasha ndwitabe rero. Brad yaramukuruye ati tuve iruhande rw'iyi manga, ndaza kukwereka uko turi bwiyahure neza nta yindi mbogamizi bijemo, tuzamuke kuri ruriya rutare nkwereke, urabona ko hejuru hameze nk'imbuga kandi hari inyuma yarwo hameze nka esikariye, tugende tuzamuke turaba tugeze hejuru kurushaho ku buryo twese turabara ngo 1 2 3 tugahita twinagamo, njye ndamya ko ntawe uri burokoke, biraba byizewe kuruta guca hano. Brad yakomeje kumwitegereza aramubwira ati cyakora ukuntu uri mwiza sinakwifuza kukubona wiyahura, iyo mu buzima bwanjye mbasha kugira umukobwa mwiza nkawe unkunda, unyitaho, ureba nkawe, useka nkawe, uvuga neza nkawe, sinari kuba naje kwiyahura, nari kwibazana umukunzi wanjye abasigaye he, abandi bagabo bazamutwara, kuki wafata ubwiza nk'ubu ukabujugunya mu manga? Nukora akanya gato tumaranye ndumva wambera inshuti nziza, ndumva nakwikundiye, yaba namenyaga impamvu wenda uje kwiyahura ngapfa nyize, wenda nyuma y'ubuzima bubabaje tugiye kwikuramo, niba koko nyuma hari ubundi, ubwo twazageramo abo twazabuhuriramo nazaba mfite inkuru zo kubabwira. Tara tufite ibitekerezo ku buzima bwa nyuma y'urupfu, naho tenda bwizera, icyakora simpamya ko uyambuye ubu yazabona ubundi, nuko nyine biba byarinze umuntu akabona nta wundi mwanzuro yafata. Tara te hano hantu hamenye ute ubundi suri uwahe? Naho te hano hantu nari nsanzwe mazi, aho mba sikure cyane ku buryo hano nahayoberwa. Yarahamubwiye aramubaza ati none wowe wahamenye ute? Umukobwa ati wacu ni hano ruguru, kugerayo ni nk'iminota 15 cyangwa 20 gusa, kera twazaga gusenya inkwi muri iri shyamba, gusa icyo gihe iyi manga ntiyari yagahanamye bigeze aha. Baragiye bazamuka hejuru ya rwa rutare, umukobwa akomeje kugaragaza amashagaga yo kwiyahura. Yabwiye Brad ati aha noneho ndakeka ko tutari buze kurokoka. Brad yaramubajije ati none se ko ugiye kwiyahura hari umuntu uri mideni ukaba umuhunze? Tara ati deni rigatuma niyahura se? Brad atari kubundi niki kiri gutuma wifuza kwiyahura, mbabarira ukimbwire. Tara yarebye ku ruhande azenga amarira mu maso, aramureba aramubaza ati ubundi kubaho bimaze iki, kubaho nta muntu n'umwe ugukunda? Brad ati Tara tekereza ko mu minota tumaranye namaze kugukunda, ndi kwifuza ko nakabaye ngifite impamvu yo kubaho nkagira amahirwe yo gukundwa n'umukobwa mwiza nkawe, nubwo bwose ngeze ku iherezo ry'ubuzima bwanjye mbonye ko ari byo nari nakabonye. Tara ati bihese kandi nawe ati sinari narigeze mbona umukobwa ubabaye ushobora guhumurizwa,
umukobwa wareba inyuma ukabona ateye neza, ari mwiza, akeye, ariko afite umutima wo kwiyahura. Ubundi njye abakobwa bose nabonagamo ishusho yo kutagira imitima, ari abantu bameze nk'utunyamaswa batagira amarangamutima y'agahinda. None wowe ubanza utari nkabo? Tarati byihorere sha, yikije umutima aramubaza ati harya uracyashaka ko nkubwira icyanzanye kwiyahura? Nawe ati yego. Tarati iyo utaje kwiyahura wari kurira, ariko nta muntu waba wiyemeje gutinyuka urupfu maze ngo abizanemo amarira ngo ababazwe n'inkuru ngiye kumubwira. Ngiye kubikubwira vuba twiyahure, kuko nkomeje gutinda nakwisanga nahinduye umwanzuro wo kubikora, mbizi neza ko nyuma nzongera kubaho nigunze. Umusore ati mbwira witonze, kuko sindi bukwemerere kugenda tudakoze icyatuzanye. Humura turi bwiyahure rwose, nta gusubira inyuma. Umukobwa aramubwiye ati iwacu ninjye mukobwa w'umuhererezi, inyuma yanjye nta bandi bahari, mfite mama gusa, papa yapfuye nyine muto cyane. Nakuze imiryango yo kwa papa itugirira ishyari cyane. Papa yari afite abagore babiri, mama ari umugore muto. Nitwa umwana w'ishyari. Urumva ko nakuze ku kajinya nanjye, abo mu rugo rukuru n'abafata nk'abavandimwe banjye nubwo duhoje data. Nabo baranyanga cyane, banga mama na bakuru banjye. Byatumye tubaho tubirinda cyane natwe. Abo kwa data nabo, ni ukuvuga ba data bacu na ba masenge, nabo ntibadufata nk'abantu bafite agaciro mu buzima. Narakuze ngira imyaka yo gutangira ishuri, nzi ko hari abantu nagomba guhura nabo ngo mbarebe mu maso kubera urwango batwangaga. Iminsi yakomeje kwicuma, nkura nzi ko dufite abanzi kugira ndangije amashuri abanza. Nakomeje ayisumbuye, niga ndi umunyeshuri w'umuhanga ku rwego rushimishije, ku buryo nta munyeshuri wandushaga amanota mu ishuri. Mu bo niganaga nabo hari harimo abo ku mugore mukuru. Nabaga uwa mbere, bo bakaba ba nyuma uko bari babiri, bakaza mu myanya ya nyuma bakurikiranye. Iyo nkuru yahitaga ikwira ahantu hose ngo bene kanaka uwo ku mugore muto akaba ari nawe muto mu myaka yabaye uwa mbere, abo ku rugo rukuru baza baherekeje abandi. Ibyo nabyo byabibaga urwango, ku buryo mama yandindaga aho nahurira nabo ngo batazandoga. Brad yamuciye mu ijambo aramubwira ati ibyo bintu byo byari biteye agashyari, nanjye ndi ku rugo rukuru nkaba wa nyuma, njye na mushiki wanjye, wowe wabaye uwa mbere, nababara. Tarati watangiye kubyumva, reka ngende nzamuka mbikubwira gake gake, ako kantu k'ishyari uze kukazirikana. Twarakataje turiga tugera mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Mu wa gatandatu naho njye n'uwo mukobwa nakwita nka mukuru wanjye twigaga mu ishuri rimwe, uwo musore nakwita nka musaza wanjye yiga mu rindi shuri, we yarahisemo ibinyuranye n'ibyacu. Twese twize dushyizeho umwete ngo turebe ko twazabona amadiporome. Uwo mukuru wanjye nubwo twari twarahereye hasi dushwana nserereza mu bandi banyeshuri, yabonye ukuntu amasomo yamunaniraga njye nayumvaga nk'uwavukiye kuyatsinda mu bizamini, atangira kunyegereza. Brad yarasetse amureba mu maso, amusubirishamo ngo wavutse uje gukora iki? Nawe se ati njye naravukiye gutsinda ibizamini. Brad ati sha uranshimishije pe, story yawe irababaje, ariko ukuntu uri kuyivuga biri gutuma numva ishimishije. Tarati tutavuga ko ishimishije ukambona, ahubwo itegure kurira, mu kanya ndavuga ibikomeye. Ariko se ni gute warira kandi waje kwiyahura? Waba uri umusazi? Kandi ushaka wanabyemera, njye ubundi nari naravukiye kuzatsinda icya leta. Ibaze ko nagitsinze amasomo yose nayujuje. Wowe urumva nari noroshye se? Brad ati wararenze byo. Umukobwa ati njye buruse ya mbere isa neza, ninjye wayegukanye. Wumve ko muri icyo kigo twigagaho kuva cyatangira ninjye muntu wa mbere wari ubonye diplome nziza yavamo buruse. Nta muntu wari warize kuri icyo kigo ngo ajye kwiga kaminuza arihirwa na leta. Muri iyo minsi batangaga buruse nibura guhera ku manota nka 50 kuzamura. Icyo gihe uwujuje yabaga afite 73. Ayo ngayo niyo natsindiyeho rero, ku buryo n'abarimu bankosoye nkeka ko bagendaga bashyiraho za vi bikabarenga. Yagiye gukomeza aramubwira ati ariko watumye nsimbuka. Brad ati wasimbutse iki se kandi? Note muri iyo minsi twenda gukora icya leta, nabaye inshuti na mukuru wanjye na musaza wanjye. Twahoraga twigana, noneho na musaza we kuko amasomo yari yarahisemo yasaga nk'ayacu, dutandukanyijwe n'isomo rimwe gusa, dutangira kujya twigana bihoraho. Twe twigaga indimi zirimo Igifaransa, we yiga zirimo Igiswahili. Ibyo byatumaga duhurira hamwe tukigana ibyo twabaga duhuriyeho. Twarongeye tuba abavandimwe. Mama wagahorana impungenge buri munsi avuga ati mwana wanjye nujya uhura nabo ujye wirinda ko hari icyo bakugaburira. Nanjye narabyubahirije. Abantu batangiye kwishimira umubano twari turi kugirana, twigana dufite intego yo kuzagira amanota meza. Nakubeshye nabasobanuriraga numva ari amadebe cyane, hahandi nababwiraga ni muhumure muzatsinda muzabona amanota meza, ariko mu mutima nkibwiza ukore ni ndababeshye. Brad aseka ariko nawe urarengera, ubwo koko barabazwa bene ako kageni. Nawe tubwo wabyemezwa no kukubwira ko umwe yabonye diplome ku manota 9 undi akayibura ku manota 4. Brad ati mbega baswa, nibe nanjye pe, nibura njye nagize amanota 35. Abo baramadebe rwose ndabyemeye. Taratu utishima ngo baramadebe ukirengagiza icyavuyemo. Umuhungu yarabonye akadiplome ariko nako nta hantu yari kukajyana. Urabizi ko na za kaminuza zigenga zisaba abantu kuba bafite utunota dufatika, wenda harimo na kadi. Ariko se umuntu wari ufite 9 urumva ari kwimaza iki? Simvuze ngo mu buzima busanzwe ari kubaho nabi, kuko na n'ubu babayeho neza, ariko mu bijyanye n'akazi ko kuri diplome iye ntacyo ari kumumarira na kimwe. Uwo mukobwa we urumva ko muri iyo minsi nta n'ijambo ari kuvugira mu bantu, niyo diplome y'amabwa ntawe yari yifitiye. Icyakurikiyeho rero yari amagambo menshi cyane atagira ingano.
abantu batangiye kutuvuga twese bakajya bavuga bati mwene kanaka, ubwo bavugaga mama, ngafite ubwenge bungana n'ubw'abana bo mu rugo rukuru bose biteranyirije hamwe, ukongeraho n'ubwa mama wabo. Barenzagaho ngo papa wabo yari afite ubwenge, Tara niwe yakurikije, naho bariya bo ku rugo rukuru bakurikije nyina, buriya nawe ubwenge afite n'ubwo kwatsa mu ziko no gukora ibijumba nabwo abitemagura. Nawe unyumvire mu magambo rubanda batangiye kuvuga. Brad ati nanubu ndakibaza impamvu ufashe umwanzuro wo kuza kwiyahura, niyihe n'ayo magambo se? Nawe turi kunca mu ijambo gakabya, genda gake nta kikwirukansa, waje ngo wiyahure, reka ngende gake, igihe cyose uri bwiyahurire urupfu n'ubundi nta miyaga ruragushyiriramo, rurakwakirana yombi. Ahubwo icyo gihe nagiye kwiga kaminuza. Nkijya muri kaminuza amagambo yikubye inshuro ibihumbi, batangira kuvuga ngo mu miryango yacu yose nta muntu wize kaminuza, ngo n'uwize akagera mu wa gatandatu ngo kwari uguhanyanyaza, ngo kandi nabyo ntibyamuhiriye. Ubwo urumva bavugaga ku rugo rukuru. Naho njyewe bangeraho bakavuga bati ngiye kuminuza, ngiye kuba umuntu wa mbere mu muryango ubikoze. Nagiyeyo nize igihembwe cya mbere biranga pe. Amahirwe nagize nuko muri kaminuza twigaga rimwe na rimwe imikoro igakorerwa mu matsinda. Ubwo barakoraga nanjye bakanyandika ngahabwa amanota kandi ntize. Naragenda rwara ndaremba, mu mutwe nkumva hameze nkaho basutsemo umuriro, kumwe imbaraga se cyangwa kandi kantu kakuruma kumva waho kwishima. Niko nanjye mu mutwe byabaga bimeze, nageraga ngo harimo intozi ziri kundumagura. Mu bizamini byo mu gihembwe cya kabiri ho nararembye cyane ku buryo ntabikoze. Abarimu babonye nabikoze bateganya uburyo nari kuzabikoramo kuko nabo bari bazi ko narwaye. Aho nuri agatege nanjye nagiye gukora, bashyiramo imiyaga bamibyoroheje mbikora neza. Nakoze ibizamini byose ku munsi umwe kuko nari mfite ubwoba ko ndongera ngahita ndemba. Kuko mvuye gukora ibizamini narongeye ndaremba ku buryo namaze amezi 2 ntongeye gutora agatege. Njye natangiye kurwara mba mu macumbi ya kaminuza, nkomeje kuremba umukobwa w'inshuti yanjye anjyana hanze tujya kuba hanze y'ikigo. Nakomeje kuremba njya kwa muganga babura indwara, birangira nemerewe gushaka imiti mu giturage. Mama yazaga kunsura, yashaka kunyura mu rugo nanone akibaza ati ubuse bibaye ari ukukuroga ukaza mu rugo byagenda bite? Bahita baguhuhura. Twagiye mu buvuzi butandukanye, tujya mu biturage byose gukira biranga. Muri icyo gipangu nabanagamo n'uwo mukobwa, hari umugore wari ucumbitsemo afite akana gato kiga mu wa 4 primaire, ansaba kujya wakanyitaho, mugenzi wanjye akajya abona uko yigira ku ishuri. Ubwo bakomezaga kunyandika ku mikoro nkaho nanjye nakoranye nabo, nkabona amanota muri ubwo buryo. Mu kizamini gisoza umwaka wa mbere ho naroroheye nkorana n'abandi. Ibizamini bikirangira mu mutwe harashyushye cyane, hadanijya ndazengerera, ngashaka gushimamo kuko numvaga wagira ngo ari gutemberamo intozi ariko ntibinkundire. Uwo mumama wari warangiriye mu wakanshyiriwe nkabayo ku buntu, nishyura inzu, ibyo kurya ntekera bimera ku buntu, natoraga agatege nkigisha umwana we. Byarakomeye cyane, andegera mutanjyana kwa muganga, bansuzumye babura indwara, bampaye imiti ntibyagira icyo bitanga, bansezerera babibona ko ndembye cyane, nta kindi abaganga babonaga bankoraho. Namaze gutaha uwo mubyeyi hamagara mama, bongera guhamagara abavuzi ba gakondo ngo barebe ko hari icyo byatanga ariko biranga. Mama yarihebye atangira gutekereza ko ubwo mpfuye birangiye. Mu buryo butunguranye nyuma y'amezi 3 abandi baje gutangira umwaka wa 2 narorohewe. Uburibwe bwagabanutse mu mutwe, icyakora nsigarana ibibazo bikomeye. Nta mbaraga nabaga mfite, nagendaga mu muhanda muhwa n'umuyaga, intoki zaragiye ziroroha, nakora mu mazi zigashishuka. Wumve ngo kumesa byo nahitaga nshishuka intoki cyane ngakomereka bidasanzwe. Uwo mumama ntazi icyo nzitora, yatangiye kujya mesera kugeza no kutwenda tw'imbere. Najyaga mu ishuri kwandika bikananira kuko intoki numvaga zitarimo imbaraga na nke, sinigeraga nandika. Abarimu n'abasobanura ikibazo cyanjye barambwira bati niba ushobora kubifata mu mutwe ubwo tuzari uko twabikemura. Imashini bari barampaye ku ishuri nayo kuyifata mu ntoki ntibyarenzaga amasegonda ntararoha. Mu rugo sinabashaga no kuba nakura amazi ku mugezi ngo nyageze mu nzu, no kurya sinafataga ikiyiko umwanya munini. Ikintu nashoboraga kwari kugenda no kwicara gusa nkanamenya ibyo abantu bari kuvuga, abo gusubiza nkabasubiza. Brad yari yumiwe ati nizere ko icyo gihe wihebye bikagutera gushaka kwiyahura kutabikoze muri icyo gihe. Tarati bra ndayicamo 2 ntutarika ngo nsoze. Brad ati natuje nyaboneka komeza umbwire. Tarati nasubiye kwa muganga ngo barebe indwara nari ndwaye yatumaga amaboko abura imbaraga. Bampaye imiti itandukanye gusa bansaba kuzayikoresha mu bihe by'ibizamini. Byarakunze mbikora neza sinatsindwa. Umwaka wa 2 nuko nawurangije meze. Kubera kudataha naratinye kuzasubira iwacu nibera kuri uwo mumama, abantu batangiye kumenya amakuru. Hari umwana twataga mu bice bimwe warigeze kumenya amakuru yuko ndwara mu mutwe. Ubwo we nyine yavuze ko nasaze. Iyo umuntu avuze ko urwara mu mutwe bose batekereza ko ubwo nyine wasaze utoragura amashashi. Abo mu miryango batangiye kumwenyura bati wa munyeshuri wanyu se kagiye kugwa mu bitaro by'abasazi, ubwo ubwenge katabukoresha ngahikure. Nagiye kaminuza ikamunanira. Buriya wasanga arasambanye n'abantu benshi bafite za karande mu miryango bakamutereza ibisazi, dore ko abana biga muri kaminuza bamwe na bamwe biyandarika. Inkuru zinsebya zakwiriye ahantu hose. Mu cyaro babaga bazi ko navuye mu ishuri, abo twiganaga bazi ko nasaze, buri wese afite ukabyumva. Reka rero nzagera mu mwaka wa 3 ho byabaye ibindi. Nararwaye kuko nanjye mu mutwe harya nkumva nakwiruka. Banjyanye mu bigo by'abarwayi mu mutwe,
reka mbivuge neza, banjyanye mu bandi basazi. Nagezeyo nareba abantu banjyanyemo nkabona ntaho duhuriye. Njye natekerezaga neza, gusa mu mutwe hashyuha cyane, hari kundya nkumva nakwiruka. Nisukaga amazi mu mutwe, ngasakuza cyane, ngashima mu musatsi, ngakubamo ibiti, bakibwira ko ubwo nataye ubwenge, kandi njyewe nuko numvaga uburibwe nkabura nyine ukuntu nabuvana mu mutwe. Isi yose y'abari banzi kumenya ko nagiye kwivuriza mu bigo bivura abarwayi mu mutwe byabongereye umuriro mu itanura. Inkuru nshya zaratangiye. Naragiye ndiyanga kuko n'umusore twakundanaga yankatiye akambwira ko atiteguye gukundana n'umusazi. Icyo gihe yankatiye navuye mu bitaro by'abarwayi mu mutwe. Kubw'amahirwe nagize igihe cyo kwandika igitabo nongera kuba muzima. Narakize, imbaraga ziraza, ubwenge bujya ku murongo, sinongera gushya mu mutwe. Nabica hejuru ukagira ngo ubwo nabaga ntuje ntari kwivuza. Ahubwo hari umuganga wa gakondo wari ukomeje kumvura, akampa imiti buri gihe. Nkeka ko ariyo yagize ikitanga. Muri iyo minsi yo kwandika igitabo nanakoraga imenyerezamwuga stage. Aho nayikoreraga nahuriye n'umusore arankunda nanjye ndamukunda, gusa ntihagira ubibwira undi. Abantu bambwiraga ko tureba kimwe, bituma turushaho gukundana nk'abantu byavugaga ko basa. Dusoje stage yaransohokanye njyana muri hoteli nziza, angurira ibyo kurya n'ibyo kunywa, ansaba ko muganiriza ku buzima bwanjye, nanjye mera ruhande ndamubwira. Ikibabaje nuko ibyo namubwiye byabaye kumubwira ko ntavamo umukunzi ahari. Namubwije ukuri ku burwayi bwanjye, arampumuriza anyereka ko hari icyizere mu buzima. Twatandukanye atambwiye ko ankunda, kandi nari mbizi ko aricyo cyatumye nsaba ko duhura tukaganira. Nyuma yaho namenye amakuru ko indwara zanjye arizo zatumye nyanga, ko batifuza kuzabona n'umukobwa w'umusazi, kandi ko atazabona n'umugore ugera igihe cyo kumesa cyangwa kwitamika bikamunanira. Hari abandi bakobwa yakunda bameze neza, bafite imbaraga. Uwo musore yarandetse birambabaza, ariko birarangira. Nasoje kwiga kaminuza, nta musore urongera kunsaba ko dusohokana, nta musore urongera kundeba ngo ansekere, abanzi bose bambonamo umusazi. Aho dusoreje kwiga nyuma ya graduation, numvaga narakize neza ntazi n'indwara zikomeye zizaza. Nasubiye iwacu njya kuhakorera ibirori ngo nereka bakekaga ko nasaze nkava mu ishuri katari byo. Abantu bose narabatumiye ibirori biraba. Naravugaga nti nibashaka bandoge mfe mberetse ibirori, kuko narusimbutse kenshi kandi nari ngiye gupfa nta birori mfite. Noneho mama yifuzaga ko tubereka ko na nyuma yo kuturwanya Imana yakomeje kundwanirira. Aho ibirori birangiriye namenyanye n'umusore wakoraga mu murenge, yimukiye mu gace k'iwacu vuba. Twaramenyanye, turakundana cyane, abantu batangira kubimenya nabo. Twanateguye gahunda zo gufata irembo, dutangira kubimenyesha abantu gake gake tubatumira. Aho byari bigeze buri wese yabonaga ko tuzabana. Twari twaramenyanye bihagije, azi bamwe bo mu muryango wanjye nanjye nzabo mu. Abo rero ibyo bamubwiye nawe urabyumva, ntacyo basize, bamwumvishije ko ndi umusazi, banashyiramo ibikabyo. Ejo hashize yanyandikiye ubutumwa muri telefone, nayo nari nayizanye hano ngo niyahurane nayo. Yakoze mu mufuka amwereka ubwo butumwa. Brad yarabusomye nawe arababara. Umusore yari yamwandikiye ati, wambwiye ko bajyaga bakuroga ukarwara umutwe, umbwira ko kwiga byari bigoye kubera kurwara, kandi ko rimwe na rimwe waburaga imbaraga. Sinari nzi ko ari ugusara. Burya koko uri umusazi, kandi ngo urakira ukongera ugasara, ngo biragenda bikagaruka. Sinshaka kwishyiraho uwo muzigo. Abakobwa barahari batasaze, kandi bazabasha kugira icyo bamfasha mu buzima. Uzabona undi musore utari njye. Amahirwe ahari sinari nagafashe iryo rembo, ubwire njye koko byarangiye. Brad yarababaye ati, mbega umusore mubi, disi hangane warababaye cyane. Tarati ngaho nawe ushyire mu mwanya wanjye, umbwire niba wakomeza kubaho. Ibaza amagambo abantu bazavuga nibimenyekana ko n'uyu musore yanyanze. Ubu ntibiramenyekana, kandi twamaze gutumira abantu kuko itariki yo gufata irembo bose barayizi. Byanga bikunda tugomba kubabwira ko byahindutse bitakibaye. None urumva nakwiriye gupfa. Sindi kwibona bari kunsebya, bagasubiramo ibyabaye hashize, bakanagena hazaza hanjye bavuga ko nta rukundo nzabona, ko iwacu dutera umwako. Brad yamugiriye impuhwe amufata ibiganza, aramubwira ati, Tara, njye numva nta mpamvu nari mfite yo kwiyahura, kuko ibyo birakabije cyane kandi bimaze iminsi. Icyakora nanjye nahuye n'ibibazo bikomeye cyane, numva nkwiriye kwipfira. Hari umusore twakuranye turi inshuti zikomeye. Uwo musore twateranyaga amafaranga, tukatisha ubutaka bunini, tugashoramo amafaranga menshi ahagije tugahingisha, kandi buri gihe twakuragamo inyungu ifatika. Ubushize twatishije hafi igishanga cyose duhingamo ibishyimbo, tuvuga ngo ayo tuzakuramo buri wese azayakoreshamo ubukwe kuko tumaze gukura. Byaraduhiriye birera cyane, ariko mu gihe cyo kwera ndwara indwara ntazi. Numvaga ntafite imbaraga, nkumva nta kintu nshaka na kimwe, najya kwa muganga bakabura indwara. Nyamara sinaribwaga mu mubiri, usibye kumva nta mbaraga nanjye mfite gusa. Kuko byari byeze, umukunzi wanjye yagiye mu mwanya wanjye, afatanya n'uwo musore gusarura no kugurisha, bo bakajya bampa raporo. Nari myizeye ko azabinkurikiranira kuko twapangaga kubana. Ayo mafaranga twari gukura muri ibyo niyo twari gukoresha mu bukwe. Bamaze iminsi babiranguza kuko twebwe twabaga dufite amasoko ahagije. Igihe cyo gusarura cyararangiye, umukunzi wanjye akimvugisha ari no kubikurikirana. Bamaze gusarura ntegereje kaza kumbwira ko n'amafaranga yashyize kuri konti yanjye, dore ko nari naramugize umwishingizi. Niyaza niyongera no kumvugisha. Hashize iminsi 2 ntora agatege, ndavuga nti ngomba kujya kumureba kuko telefoni yari yavuyeho.
nagiye kure ubu ni umusore w'inshuti yanjye, nkiri mu muhanda ngiye kureba umukunzi wanjye, buri umwe anyoherereje ubutumire kuri WhatsApp. Hasi y'ubutumire bose bari banditseho bati ku murenge twavuyeyo hasigaye gusezerana imbere y'Imana. Bose nabandikiye mbabaza niba atari ukunyinisha kuko telefone ntizacagamo. Mbandikiye ubutumwa ntibwabageraho, mpita mbona ko bapanze kubwandika bagahita bamboroka. Nagiye kurega mu nkiko ngamije gusubizwa amafaranga yanjye kuko kuri konti ne yari ariho yose yari yarakuweho. Nyamara ninjye wari warabyiteye, nemeje ko umwishingizi wanjye yemererwa kubikura uko ashaka. Nari nizeye ko umukunzi wanjye atabikuza tutavuganye, cyane ko nari nzi ko twenda kubana dukwiriye kwizerana. Igihe cyo gutsindwa urubanza cyahuriranye n'igihe cyawo cy'ubukwe. Ejo hashize nibwo byemejwe ko nsinzwe, ko nta kimenyetso kigaragaza ko nafatanyije n'undi muntu kwatisha ikinani, kandi ko kuri konti ntacyo barenzeho wabikuje ari umwishingizi, ndetse akaba yaravugaga ko yanzaniye amafaranga. Kubwo ikimbabaje ari uko yambwiye ko afite ubukwe mu minsi 2, ngaba nshaka kubwica mushinja kunyiba amafaranga kuko ngo nanjye namukundaga. Iri joro rero naryamye sinatora agatotsi, ni ukuri ndumva niyanze. Njye naje kwiyahura mvuga nti wenda bakwishima ahari, mba numva hatarabayeho ubutabera, sinumva ukuntu nari gutsindwa. Tare yamuciye mu ijambo tuvuze ngo ushaka gutuma abantu bishimira ko wapfuye, nicyo cyatumye uza kwiyahura. Wowe waje hano uje kwemeza abantu, sinavuze ngo wiyahuye no kuri iyi manga hari igihe utapfa. Umunsi wawe nturagera. Ngiye ubuzima bwabwo ntiwe nshaka, nta muntu nkunzi. Nubwo abantu bankunda, wenda ubwanjye nzarwara ngira ubwo busazi nze kuri iyi manga ntiyahure ntafite n'ubwenge. Uba umeze neza, ufite umubiri, ufite ubuzima buzira umuze, uzabona abandi bantu bagukunda ubona andi mafaranga. Ahubwo taha ntabwo ukwiriye kwiyahura. Abari baje kwiyahura batangiye gushwana, umwe abwira undi ko ari ufite impamvu yo kwiyahura, ko mugenzi we akwiriye gutaha. Bakiri muri ayo babonye hagiye kugwa imvura nyinshi cyane bidasanzwe, maze bagira ubwoba bati mwana, iyi mvura yatwicira muri iri shyamba. Tara wari uhamenyereye yamujyanye kugama hirya ku nzu yarahagana aho ishyamba ryari ritangiriye. Bagezeyo babaye nk'imishwi yaguye mu mazi kubera kunyagirwa cyane, banasanga nta muntu uriyo bugama ku ibaraza. Barivugishaga bati iyo tureba nabi ruriya rutare rwari guhanuka cyangwa tukanyerera tugapfa. Abari bagiye kwiyahura bari batinye kunyerera ngo badapfa cyangwa ngo bicwe n'imvura. Byari bisekeje. Nabo babitekerejeho bariseka barahoberana, imvura ihita bagihoberanye batavugana. Brad yaramubwiye ati utumye numva nakwiriye kwiyahura. Tara nawe tubanza naribeshyaga kandi njye wahoritse, ariko nawe ntiworohewe. Nubwo bwose ndi kugukinaho, ibibazo byawe n'ukuri byatuma umuntu yiyahura. Gusa nizere ko basi inzu wabagamo yo wayishyuye muri uku kwezi batari bugusohoremo. Basi ufite ibyo kurya? Brad ati inzu nishyuye amezi menshi, gusa ibyo kurya mfite byamaze umunsi umwe. Tara ati dutaha upakira ibyo kurya iwacu, twe turabifite, maze ngo herekeze nkugeze aho uba menye ko kwiyahura byakuvuyemo. Brad mu ijosi yaramuryaga bidakabije kuko umugozi wari wamwemeje. Bageze kwa Tara, tarabwira mama uko byose byagenze. Mama ajya kugwa hasi kubera agahinda, yanga kwizera ko babikora. Yarababwiye ati mbega ukuntu umuntu aberanye, none mwari mugiye gupfana, nizere ko abana banyu muzababwira inkuru ikabakomeza. Brad terega wamaze kwanzura ko nabaye umukwe, nawe tahubwo ugira umukure hano hakiri kare, udatuma aguma kwishiga kandi uhari. Ikindi umwana wanjye yarakize, ntakirwaragurika, ntabwo asara, ntabwo arwara mu mutwe. Nuko abantu bamusebye ngarwara mu mutwe, ngarwara ibisazi n'ibindi bashaka. Nizere ko yagusobanurira uko byifashe. Tara yumvaga yigira isoni kubera amagambo ya mama we. We na Brad bafashe ibyo kurya byinshi, aramuherekeza bajya aho yabaga. Brad yamubeshyaga ko akodesha, nyamara yabaga mu nzu ye bwite nini bihagije. Ku munsi w'ubukwe bwari umukunzi wa Brad n'uwari inshuti ye, Tara yagiye kumureba, ahamagara undi mucuti w'umukobwa, bamarayo ibyumweru 3 ngo atazumva amakuru y'ubukwe nabwo akiyahura. Tara yamufashaga yifashirizamo kuko mama we nawe yabwiraga abantu ko gufata irembo byahagaze, batangira kuvuga amagambo Tara ari kumwe na Brad. Nubwo umukobwa wundi yari ahari, basaga nk'aho bibereye mu isi yabo. Baganiraga byinshi birimo ubuzima banyuzemo, inkuru z'ibyababayeho zisekeje n'izibabaje, n'imishinga bateganyaga hazaza. Nyuma y'ibyo byumweru, Tara yamugurije amafaranga ahagije ngo nawe ashaka aho yaguza andi yongeranye, arebe ko yakongera kwiyubaka agashaka icyo gukora. Abantu barabavugaga bagahumurizanya, bagakomeza kwikorera ibyabateza imbere. Brad yatungwa no kumarana na Tara amezi 6 ataranamubwira ko yarwaye ibicurane, kandi abantu baravugaga ko arwara mu mutwe. Gukundana hagati yabo nabo ntibamenye uko byaje, kuko ntawafashe umwanya agasaba undi kamubera umukunzi, ahubwo buri kanya umwe yabwiraga undi kamukunda. Bisanze bari gupanga itariki y'ubukwe batazi ngo batangiye gukundana ryari. Mama wa Tara yabaga bishyushyemo, no ku ruhande rwa Brad ari uko. Abantu bose bari bazi ko bahujwe no guhurira aho bari bagiye kwiyahurira, babishyushyemo cyane bidasanzwe, babashyigikiye. Itariki bari barashyizeho yarageze, ubukwe buraba, bahinduka umugabo n'umugore. Igishimishije ni uko iyo Tara arwara nk'abandi bose, kuko nta muntu bitabaho ngo arware, arwana indwara zisanzwe, nta burwayi bwihariye afite, kandi mu mutwe ntihakimurya. Abamurogaga bifuzaga ko atarangiza amashuri. Kugeza uyu munsi amashuri yari yarangije, yifitiye akazi keza muri leta, mu gihe umugabo we Brad akomeje kwihingira mu bishanga, bose bagahuriza hamwe.
Inkuru yababaje Brad kugeza n'uyu munsi ni uko bo abacuti be bagurishije imitungo yose bakimukira mu kindi gihugu bageraho ubuzima bukabagora. Amakuru yaje avuga ko bishwe n'abajura babasanze mu nzu bagiye kubiba ntibagire n'umwe urokoka. Kuva mu gihugu bakimukira mu kindi ni nko bari bishyiriye urupfu. Inkuru yabo yababaje benshi kuko bari bakiri abageni bataramarana amezi 3 babana. Brad na Tara ntibigeze na rimwe bishimira iyo nkuru, nubwo bwose abo bari bapfuye ari abahemu mu buzima busanzwe. Kuri Tara, abo kwa mukase nabo bashatse abagore n'abagabo babayeho neza, uretse ko ishyari ryabo nyine rikomeje kuba ryinshi, ntabwo na n'ubu ngubu bariyunga n'umuryango wabo. Inkuru ya Brad na Tara naho irangiriye. Urukundo rwabo rwatangira imimerere yatumaga bumva ko bari ku iherezo ry'ubuzima. None ubu ngubu urukundo rutuma batekereza kubaho iteka, ntabwo bifuza kuva muri ubu buzima kuko nta wifuza gusiga undi. Inkuru zo zikomeje kunyura kuri uyu muyoboro. Komeza kubana natwe nk'uko bisanzwe, tuzishimira kubana nawe no mu zindi nkuru. Ntuzacikwe.